Nongeye kwifuriza kugubwa neza wowe wahisemo gukurikira TPC Talks. Ni chaîne ikugezaho amakuru agiye atandukanye, turajya muri politike na geopolitike, tujye mu biba byabaye hirya no hino ku isi, ariko nanone tuzatubavangiramo dushyiremo na documentaire, dushyiremo amateka, dushyiremo byinshi bishobora kuguha amakuru ku kijya mbere ku isi muri rusange, ariko tukabinoza tuhuza n'amateka no kugira ngo ibintu ubifate ari full package. Nitwa Trésor Pierre Chanel. Hanyuma ndizera neza yuko abantu muri mu Rwanda, abantu muri kwisi yose muri rusange, mwabonye umugabo witwa iShowSpeed. iShowSpeed ni umu streamer, American streamer, at 20 years old, ku myaka 20, arabaho ubuzima abantu benshi bakwita inzozi zabo, kubera yuko ni umuntu akurikirwa na miliyoni ubungubu 47, ubuziri no kwiyongera cyane. 47 yazigeze ari muri South Africa. Iyo umukurikiye ubona byinshi ahanyoze, unfiltered videos, no kuvuga ngo ibintu biteditinze bitageze gute, kuko ibintu byose all the moments are recorded live. Urumva uyu mugabo rero witwa Darren, cyangwa se n'umwana, uza wamwita umwana, oya yarengeje ya myaka ya 18 niyo wabibarira mu Rwanda. Urushaka wamwita umugabo ukiri mutoya. Darren Jason Watkins Jr., imyaka 20, umunyamerika wamenyekanye cyane, yatangiriye kuri content yo kumoka afite imyaka 11. Ku myaka 11 ahangaha mu Rwanda abantu hari mu mashuri, waba warize neza ukaba uri gusoza wenda primaire, waba utarize neza ari ubwo ubukiri muri primaire ugishakisha n'ibiki byose. Ku myaka 11 nibwo yafunguye YouTube channel ye, atangira gukora imbuga nkoranyambaga, atangira kwerekana ibigendanye no gusiganwa ku modoka, bimwe bya online racing n'ibiki byose, ariko yazanye akantu ko kumoka, yamenyekanye nk'umuntu umoka. Hano turabizi inyamaswa zimoka ukuntu ziba zimeze n'ukuntu zifatwa muri rubanda, ariko byagutangaza ko uyu mutipe ufite abarirwa umutungo ushobora kuba uri hagati ya miliyoni 10 na zingahe na 30 z'amadolari ya Amerika, ubwo ni miliyaridi hafi 40 z'amanyarwanda, ushobora no kurengaho gatoya. Ibyo byose birakwereka ko ari umuntu udasanzwe, ni umuntu udasanzwe koko, aranabigaragaza. Amashusho yatangiye gusakara hirya no hino kuva ku itariki ya 10, ubundi yageze mu Rwanda ku itariki ya 9 mu ijoro, kubera ko kuri iyo tariki ya 9 n'ubundi yarari mu bice byo muri Afrika y'Amajyepfo, aza kuza mu Rwanda. Hanyuma ku itariki ya 10 yerekana ari mu bikorwa bitandukanye, yasuye ingagi, nubwo bwose nta video yagiye hanze. Hari abantu benshi babyibajijeho kubera iki ho atakoze live streaming. Ashobora kuba ari rules and regulations, ashobora kuba ari ubushake bwe, ashobora kuba ari n'impamvu nyinshi zishobora kuba zibyihishe inyuma. Gusa yasezeranyije abantu ko azashyira hanze content igendanye n'ibyo yaboneye mu birunga. Hanyuma nyuma yo kujya mu birunga, aho yaraye muri one and only ni hotel ikomeye cyane hariya muri i Musanze, urumva, yaje rero kwerekeza i Kigali mu murwa mukuru. Agaragara bwa mbere mu gice cya kabiri, cyangwa se mu kiruhuko cy'igice cya mbere, hagati y'igice cya mbere n'icya kabiri cy'umukino wahuzaga Rayon Sport y'abagore ndetse n'ikipe yitwa Indahangarwa. Hanyuma agaragara ari kuvuza ingoma, abyinana n'ababyinnyi b'intore. Abantu benshi bari bamutegereje cyane. iShowSpeed, kambanze nkubwire bimwe mu byaranze urugendo rwe mu Rwanda. Uretse gusura ingagi mu karere ka Musanze, karere gakungahaye cyane ku bigendanye n'urusobe rw'ibinyabuzima. Hanyuma yaje muri Stade Amahoro, hanyuma agaragara muri Women's Super Cup Final, igikombe abarebe banatwaye ku ruhande rw'abagore, ariko ku ruhande rw'abagabo ibirago birabanyererana. Hanyuma cultural immersion ni uburyo yigaragaje mu bice bigize umuco nyarwanda. Yagaragaye akama inka,
skills ze mu gukama inka nyine urabyumva ntabwo ari nyinshi, gusa bagiye kumutunganyiriza inshyushyu abanza kunywa, hanyuma rero anajya mu ma challenge atandukanye. Abitwa ba Rutambi bari bamwiteguye urumva, ariko baramuhangamuye karahava. Amashusho yerekana abitwa ba Rutambi, abitwa ba ni Gaheza, ni Kabutindi, simbizi Gaheza, yitwa Gaheza harya, Kagarara, yego Kagarara yambwiye ati ngaho dutere push up. Kagarara yateye push up kugeza igihe bitarangiriye. Uwitwa Aisha Speed aravuga ati rwose ntitaye ku ndeshyo yawe urankomye. Hanyuma hejuru y'ibyo ngibyo yagaragaye akurura moto ebyiri, nabwo Rutambi aramukoma. Umuntu ntabonye ni uwitwa uyu muhungu ukora challenges zo gusimbuka ahantu harehare, amasiporo agiye atandukanye, yitwa Alien Monster. Alien Monster we ntabwo nigeze mubona, bamubonye niba yahuye na Aisha Speed simbizi, kandi nawe yaramutegereje. Hanyuma rero uyu mugabo mu magambo makeya yashimye u Rwanda kubera uburyo rukeye, kubera uburyo ari rwiza muri rusange, cyane cyane nature ubwo ni navuga ngo urusobe rw'ibiriho muri rusange. Aravuga ati mu bihugu byose nasuye, Rwanda is by far the most beautiful country I have ever visited. Nababwiraga ku rugendo rwa Aisha Speed, umwana w'imyaka 20 ufite amafaranga abarirwa ashobora kugera kuri miliyoni 30 z'amadolari ya Amerika. U Rwanda rero rwungukiyemo byinshi, birimo kugaragaza umuco nyarwanda, birimo kugaragaza ibikorwa remezo u Rwanda rumaze kugeraho. Yatembereye mu mihanda igiye itandukanye, kuva i Remera kujya i Nyamirambo. Ni umuhungu ugendana igitelefone kiziritse kuri ku kuboko kwe, areba aba subscribers uko bazamuka. Ubu ngubu bari muri miliyoni 47 zigenda zizamuka kugeza aka kanya. U Rwanda ibyo rwungukiyemo, abantu benshi baribaza se u Rwanda ubundi rwari rwamutumiye? Ntago rwari rwamutumiye, ahubwo we yakoze urutonde rw'ibihugu 20 agomba kujyamo mu minsi 28. U Rwanda yaharaye ijoro rimwe, hanyuma agomba kuba yanaharaye irindi joro rya kabiri, ariko yazindutse ajya muri gihugu cya Kenya. Aha aka kanya ari gukora nk'ibyo asanzwe akora. Abanyakenya nabo bari kumwereka vibes zigiye zitandukanye, ariko mu Rwanda ho umuco nyarwanda, gukama inka, kurya isombe ndetse n'ubugari, bamuhaye n'ikivuguto hari, bamuhaye na brochette. Sinzi umuntu wari wabagiriye inama yo kuvanga ibyo bintu, kuko Aisha Speed yavuze yuko ibyo bintu byamuteye igifu, byamuteye yaguwe nabi mu gifu. Ibyo nibyo yatangaje akigera muri Kenya, ari kugenda ari kuvuga ati ejo rero nariye uturyo turyoshye ariko mu gifu byivanze. Ubwo rero abanyakenya nyaboneka muze kumurebera ibintu bidashobora kwivangavanga, ariko nawe reba imvange ubanza bamuhaye n'akagakoma ko muntu sinzi niba tekereza. Fata brochette ukubiteho isombe, ukubiteho ubugari, ukubiteho ikivuguto. Ibyo bintu wowe byakogwa amahoro. Aisha Speed nawe aravangavanga, ariko niho abera mubi, kubera ko no muri risk taker, kubera ko ibintu byose akora abashaka kugira ngo akurure attention y'abantu. Icyo twababwira nuko ntago byagorana kumvikana ko hari udufaranga nyine abagomba kuba yakuye mu ngendo ze, nubwo bwose ari gustreaminga nabyo bimwishyura, ariko aho yaraye ngira ngo no kuba yamenyekanishije nyine igihugu. Nababwiraga yuko miliyoni zigera kuri 4.5 zari zamurebaga live. Ibyo byose ni publicité ikomeye cyane, ku buryo ntekereza ko byanga bikunda hari ukuntu igihugu kiba cyabigenje kugira ngo uyu muhungu nawe agire akantu k'umufuragiro. Bibutse ko yagendaga no kuri moto za Spiro. Shout out ku muntu rwose ukora marketing muri Spiro cyangwa se ushinzwe communication, kubera yuko rwose it's a huge publicity cyangwa se advertisement bakoze, guturuka kuri Shensia batwaye
ndetse no kuri iShow Speed. It's a huge thing. Reka rero tumuveho uyu muhungu, tumwifurize ishya n'ihirwe. Ibihugu 20 azabigenda mu gihe cy'iminsi 28, sinzi niba uko yabyiyemeje ariko bizagenda, wenda hari impinduka zishobora kubamo n'ibiki byose, ariko abanyarwanda nyine nababwiye mwikubita gashyi. Ikintu cyitwa Kongereza, ikintu cyitwa indimi, ni ibintu mugomba kwitaho, ni ibintu mugomba kwitaho, indimi z'amahanga rwose, cyangwa se n'ikinyarwanda mukakimenya neza. Ariko iShow Speed yaduhaye challenge, ariko yerekana yuko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu ahantu heza ashobora kuzagaruka. Niba yarahaguze inzu, for sure azahagaruka. We look forward for his coming back. Hanyuma rero mu nkundire duhindira ibya iShow Speed, tubihindira ahangaha.